niba wajyaga ujya mu kabyiniro cyangwa se ukaba werekezaga mu kabari mu rwego rwo kwishimisha cyangwa se kuruhuka, ndagira ngo ubanze wumve rino tangazo ahataho utaza kwerekerayo rwose ugashiduka bagutwaye mu mapingu cyangwa se ukisanga muri gereza. Uti byagenze bite rero? Ni amavugururwa navuga yuko yongeye kubaho mu bijyanye n'amasaha utubari n'utubyiniro bigomba gukoreraho, ndetse ntibyemererwe kurenza amasaha yavuzwe. Ni nayo mpamvu rero haje hakurikiraho ibihano bikakaye ku muntu uzafatwa yarengeje ayo masaha. Ndagira ngo rero urebe iyi video yose kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ndagaruka byose mbikugezaho nyuma yo gutumikira abadutumye. Amafaranga Wow! Ese nawe waba wifuza YouTube channel kwinjiriza amafaranga? Ntabwo rwose bikiri ngombwa gutegereza imyaka yose, abitewe nuko muri Benefactor House turagufasha kubona channel nziza zimwe zamaze kuba monetize, hamwe ushyiraho video ya mbere uhita uhembwa ako kanya, ndetse n'izitari monetize zose turazifite ku giciro cyo hasi cyane. Birihuta kandi birizewe kuko bikorwa n'ababizobereyemo ku rubuga rwa YouTube ndetse mu buryo bwemewe. Twandikire rero ni kuri 0783709835 nawe wibikeho iyawe, ubundi utangire guhembwa amafaranga, nawe winjire mu mubare w'abayozi igiti. Reka nguhereze ikaze mu makuru yacu nk'uko bisanzwe. Gusa niba ari ubwa mbere udukurikiye ukande subscribe, ubundi ufungura inzogera kugira ngo n'ubundi tujye tubana mu makuru yacu atandukanye tugutegurira ndetse tukakugezaho umunsi ku munsi. Mu by'ukuri ibintu byitwa utubyiniro ndetse n'utubari ibyongeye gufatirwa ingamba zikakaye nyuma yaho RDB ishyiriyeho amasaha ntarengwa yo gukora aka kazi k'ubucuruzi ndetse no kwakira abantu baturutse imihanda n'imihanda. Urwego rw'igihugu urw'iterambere RDB ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali bashyizeho amabwiriza mashya areba abantu n'ibigo bitanga serivisi zigendanye no kwakira abantu. Uti biteye bite rero? Aya ni amabwiriza mashya yashyizweho nyuma y'inama yahuje ziriya nzego mu rwego rwo gukemura imbogamizi zituruka ku mikorere igira ingaruka ku ituze rya rubanda ndetse no ku mibereho myiza y'abaturage. RDB mu itangazo yasohoye yavuze ko ishingiye ku itegeko nomero 12 atera akarongo kaberamye 2014 ryo kuwa 19 Gicurasi 2014 rigenga urwego rw'ubukerarugendo ndetse n'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa mbere Kanama 2023. Utubari twose, za restaurant, utubyiniro na za restaurants ibikwiriye rwose kubahiriza amasaha mashya yo gukora yashyizweho. Mu by'ukuri urwego mu mabwiriza mashya rwashyizeho nuko ngo abakora buriya bucuruzi bagomba kurekera gucuruza inzoga ndetse bagasezerera abakiriya bitarenze saa 7 z'ijoro kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni mu gihe kandi bagomba gufunga ndetse bagasezerera abakiriya guhera ku isaha y'isa 8 z'ijoro kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ubwo birumvikana ni mu minsi y'ama weekend, ni nayo mpamvu ubona baba barengeje isaha kuko nabo bazi ko mu ma weekend abantu benshi nta kazi baba bafite, baba bagiye mu tubari kuruhuka ndetse no kwishimisha mu buryo bugiye butandukanye. Mu by'ukuri mu Kuboza 2024 nibwo abatanga ziriya serivisi bari bemerewe gukora abagakesha. Mu by'ukuri aya mabwiriza mashya kandi ateganya ko nta mukiriya ugomba kuba uri ku kabari, restaurant, akabyiniro no kuri rikasitowa nyuma yari amasaha yavuzwe, usibye abahakora bemewe bonyine. Mu by'ukuri isaha yo kongera gufungura biriya bikorwa buri munsi ni saa 11 z'igitondo nk'uko bibyumvikana neza muri ritangazo. Ubwo ni ukuvuga ngo mu minsi y'imibyizi ni ugufunga saa 7 z'ijoro bakongera gufungura isaa 11 za mu gitondo. Ni mu gihe kandi mu minsi ya weekend bagomba gufunga ku isaha y'isa 8 bakongera gufungura mu masaha ya mu gitondo, ubwo ni ku isaha y'isa 11. Mu by'ukuri amabwiriza mashya yashyizweho hari byinshi agenda nyine asobanura nk'uko bimwe nabigarutseho. Icyakora ngo ntabwo areba za hoteli cyane kuko zo zemerewe gukomeza gukora amasaha 24 kuri 24. Ibyo kandi bikaba mu minsi yose, gusa nayo
ngo bisaba ko aba afite ibikorwa byihariye ndetse rwose biri buze gufasha abantu kugeza ayo masaha bameze neza ndetse n'umutekano umeze neza. Ubwo haba mu bikorwa remezo bya hoteli bigomba kuba biri hejuru ku buryo nyine bishobora kuba byafata neza abo bantu bayigannye mu rwego rwo kwirinda akaduruvanyo cyangwa se imigendekere mibi hanze muri sosiyete cyangwa se mu baturanyi baturiye iyo hoteli. Mu by'ukuri na hoteli hari ibyo zamaze kuba zishyirirwaho gasopo, by'umwihariko ku bijyanye n'ibitaramo ngo bagomba kuzajya babimenyesha bakabisaba muri RDB mu gihe bafite ibitaramo mu mahoteli. Ibi ngibi byose rero ngo bagomba kuba babimenyesheje ndetse bakabisaba bakabihererwa uburenganzira mbere y'uko bemererwa kubikora. Mu by'ukuri uru rwego rwunzemo ko aya mabwiriza yose agamije guteza imbere ubukerarugendo n'ubuzima bw'ijoro ku kigero kingana ndetse rwose kibereye buri muturarwanda wese. Ngayo nguko rero niba wajyaga kwinywera karikeri ukerekeza mu kabari kugira ngo wifate neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byari byiza ko umenya aya makuru yose kugira ngo ejo utazisanga bagutambikanye nyamara wari uzi ko ugiye kwiruhukira cyangwa ugiye kuba wakwimeza neza mu bundi buryo butandukanye. Ndagushimiye rero kuba wakomeje kubana nanjye. Aya ari amakuru agezweho ya Press TV. Niba ari ubwa mbere udukurikiye reka ngusabe gukanda subscribe, ukande like kugira ngo n'abandi iyi video babashe kuyibona ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu atandukanye ya buri munsi. Icyo nkwibutsa cyo ni Impactful News, tukugezaho amakuru yose ariko ari buze kugufasha kubaho neza ndetse rwose akagira impinduka nini cyane mu muryango mugari w'Abanyarwanda ndetse no ku isi yose muri rusange.